iki giceri yego si igiceri cy'ijana ubu iki giceri nkimaranye amezi agera muri 4 nagiye gusengera ahantu umubyeyi yampamagaye ariko Imana izatabara abantu barimo ni ukuri gushya byo ntibizakuraho gushya njye nkunda kubabwira nkabwira ngo ntabwo njye nkunda gutanga message nziza gusa bacu turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uteka Imana abagirire neza kandi neza cyane. Niba udukurikiye ubabaye, ukaba udukurikiye uri mu bibazo byinshi bitandukanye, ndagira nkubwire ko mu ijuru hari Imana kandi ni Imana ishobora byose, nta n'ikibasha kurogoya imigambi yayo. Ihora ibereye maso abayiringiye bose, uyizera akayiringira akayisenga agakiranuka akanga icyaha gisa nacyo ntacyo azabura. Ni ukuri ntazakena, ahubwo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, kuko amashami yacyo ntabwo yuma, amababi yacyo ntabwo arabirana. Nk'uko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza mutumisha? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Amakuru yawe? Amakuru turaho turashima Imana. Natwe turaho turashima Imana, ni ukuri nta gikuba cyacitse. Njya nkunda kuvuga ngo uyu mugabo akenshi mwakira ababaye atuje. Sinzi impamvu ibimutera, niba ari ibibazo byinshi cyangwa se niba ari umwuka wera, simbizi, ariko ubwo azagenda arushirizaho kudusobanurira uko ibintu biteye nuko bimeze. Mukozi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo mbere y'uko utambutsa ikiganiro ubanze usenge Imana. Urakoze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko mbanje kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda rero, nkunda kubabwira ngo ndabakunda, niyo mpamvu mba ngarutse. Yego. Reka dusengera mu izina rya Yesu. Gusenga nibwo buzima, nta handi ubuzima buri mu gusenga, nta handi ibyiringiro biri mu gusenga. Reka dusengere mu izina rya Yesu. Imana nziza, Imana y'urukundo, Imana ishoboye byose, ndongeye ndakunezerewe cyane muri iki gitondo cy'umugisha. Ndakunezerewe databuja ko bwakiye amahoro, kandi Kristo twongeye kukuragiza n'ibiri imbere. Turinde utugirire neza, udushyigikire cyane, utugirire neza, tukugirireho umugisha. Mwami mwiza rero, tugiye kuvuga ibyawe wadutumye, tugiye kubana nawe muri aka kanya. Turakwinginze ngo worokere kubana natwe, abadukurikiye ubahe umugisha utagabanyije, kandi abafite ibyifuzo byose ubarengere, ubasubize mu izina ryawe. Bashyigikire rero, bane nabo kandi ubane natwe twese, tuzi kurebera hose icyarimwe. Turasenze kandi turizeye ko bikoze, ni mu izina ryawe ryera, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro niguhereze umugisha. Hanyuma amakuru y'iminsi, mukozi w'Imana, duherukana ufite urugendo rujya i Karongi, ariko ugezeyo ntago byagenze neza cyane. Urugendo rwagenze rute? Ngenda nta kibazo cyari kirimo, nagiye amahoro rwose, ngerayo amahoro. No kugaruka ngaruka ndi, ariko ngezeyo urumva urugendo nari ngiyemo ni urw'ikizami cya perime. Ndagenda rero ngezeyo, ntabwo byagenze neza. Ku bukeye ku itariki 10 barakeye, ndagenda njya kwihugura nk'uko bisanzwe. Iyo ugiye gukora perime urabanza ukihugura ibyo wize, ukareba ko ukibyibuka. Nagezeyo rero ku itariki 10 mu gitondo, nibwo nagiye njya kwihugura bisanzwe. Imana y'amahoro irangije irambwira ati ntabwo ufite perime, ntayo mbona, ntayo ihari, itahire. Niyo mpamvu naguhamagaye rero
nakubwiye ntuzi ko ikizami nkiretse buriya kudasenga ni bibi. yego narakubwiye nti ikizami ndakiretse ndumva ngiye kugaruka Kigali, urambwira uti hoya kora, ariko burya hari impamvu. Imana rero yarambwiye ngo nta perime ufite itahire, wikirirwa utinda rwose itahire nta perime ufite. Mbwira abarimu bagombaga kunyigisha, bagombaga kunkoresha ikizami, mbega bagombaga kumpa ikinyabiziga cyo gukoreraho. Ndababwira nti ejo ntago nzaza gukora, urumva byari kuri 11. Ndababwira ntago nzaza mu kizami. Ati se bigenza bite ko umuntu waturutse iyo ngiyo yose amatike yakoresheje n'iki, ukaba uvuze ngo ntago ukora ikizami bitewe n'iki? Ndababwira nti hoya ntago nkikora, ahubwo murabeho ndatashye, ni mu gitondo nibwo ndi butega imodoka insubiza i Kigali. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ngenda ndasenga, mbwira Imana, ndabibwira ariko se Mana, buriya tujye dukora ibintu twasenze, tujye dusenga dusobanuza Imana. Naragiye rero ndasenga Imana muri iryo joro ryo ku itariki 10. Imana igiye kunsubiza yansubije saa 11:15 za mu gitondo. Irambwira ngo ibizami byagutsindaga. Urumva naragiye hari ibyo nakoze, umwarimu arimo anyigisha biransinda byose, uretse kimwe narinzi, nari nsobanukiwe cyane. Imana irambwira ngo ibizami bwo mu gitondo cyo kuwa kabiri saa 11:15, Imana irambwira ngo ningende, ngo ibizami byari kunsinda, ngo ndabitsinda. Mpita ngira ibyishimo byo kumva ko ngiye gukora ikizami, ari Imana ibimbwiye koko. Ariko sinibuka ko na Satani nawe ajya ariganya. Buriya ngo Satani agira amayeri 67, Imana ikagira 70. Ya yandi 3 rero ntago nongeye kwibuka ngo nsenge mbaze Imana ntare ko se Mana kumbwiye ngo ningende ndatsinda ibyansindaga, perime ndayibona cyangwa ndayibura. Icyo nicyo nibagiwe, ahubwo nagendeye muri bya byishimo. Ndagenda njya mu kizami, birabatungura ati se kugarutse wari wadusezeye? Ndagarutse nze gukora. Ndagenda ndakora bya bindi byose byansindaga, Imana yambwiye ko nzabitsinda, ndabitsinda pe. Ariko ikizami kimwe nari nizeye nanakoraga neza, nkagisubiramo inshuro 5 nkagitsinda 100%, nicyo cyansinze. Ikintu rero nabwira abantu bajya bankurikira kenshi ni ukuri mube maso, Imana yacu irimo irigaragaza cyane, Imana yacu iriho irakora imirimo n'ibitangaza, kandi Imana dusenga iravuga nshuti zanjye. Imana dusenga iravuga, ni Imana igusanga ikakubwira, niba itarakubwira uwo murasenga, senga ushyizeho umwete, Imana nawe izakubwira. Urumva nagize ibyishimo ariko sinasenga ngo nyisobanuze, nibwo nagenda akora amaze gutsindwa, ndabibwira se Mana ko wambwiye ko ibyansindaga ngomba kubitsinda, nkaba mbitsinze, ariko hari akabariho nsinzwe kandi ariho naninze cyane, wabitewe n'iki? Imana irangije irambwira ngo wihutiye kujya mu kizami utongeye kumbaza. Urumva ko Imana yambajije ngo nihuse cyane, nagomba kongera kuyisobanuza. Tujye dusobanuza Imana rero, Imana yacu tujye tuyisobanuza, kuko gusobanuza Imana ni byiza. Niba ikubwiye ikintu gisengere, isobanuze koko igusobanurire. Yesu aduhana umugisha rero. Nuko urugendo rwageze, nuko urugendo rwangendekeye, ndagaruka. Ariko ntago nababaye cyane, ntago byanjyanye kure. No gukomera no kwihangana, nanone ntitwabura no gushimira n'abagize icyo bagufashije, abagize uruhare mu kugusengera, abagize uruhare mu kubona uburyo bwo kwinjira mu bizami, kujyayo, kuko burya abakozi b'Imana barakundwa. Barakundwa, ntago bajya bigera babura uko bagenza, kuko Imana bakorera ikoresha abantu. Mu gutegeka kwa kabiri haravuga ngo zonka amabere y'abanyamahanga. Amen. Ubwo rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ntabwo bisobanuye ko byanze. Oya, ntago byanze. Ntago byanze,
kandi ikindi hari abantu bamfashije cyane mu buryo bw'amasengesho no mu buryo busanzwe. hari aho nageze ndiheba ndavugira ku Mana ko ari wowe nkorera kuko mbura amafaranga y'ikizami, mbura amafaranga y'amatike, ni wowe nkorera, nzi neza kuhemba, wamfashije ugakora kuri wa munota wa nyuma nkabona uburyo njya mu kizami. Imana yarabikoze rero, nshimira cyane abantu bamfashije, ni ukuri Imana ibaha umugisha mwinshi, mbasabiye umugisha mwinshi, kandi amakuru ndayafite ko nsabiye umugisha awubona. Amen. Imana ibaha umugisha rero, n'abansengeye mwese Imana ibaha umugisha, Imana amahoro. Hanyuma nyuma y'uko uvuganye n'Imana rimwe ugahita wihutira kujya mu kizami utongeye kuyibaza, byagusigiye irihe somo nanjye nakwigiraho n'undi muntu wese yakwigiraho? Yego murakoze. Isomo byansigiye, sinzi umugani bajya baca, hari umugani bajya baca mu Kinyarwanda ngo hajya ngo inyamaswa idakenga, inyamaswa idakenga yicwa n'umututi. Yesu agaha umugisha cyane, ngo inyamaswa idakenga yicwa n'umututizi. nanjye rero ntabwo nakenze, Satani yarandiganyije, erega Satani arakora n'ibyo mbabwira, arakora. yarandiganyije anshyira muri ako kantu k'agahugi, ahita anyereka ibyishimo by'uko ngiye kubona perima, ariko sinibuka gusenga ngo ntisobanuze. Isomo byansigiye rero ni iryo ngiryo, nuko ngomba kuba maso ibihe byose. Igihe naba ngiye gushyikira ibyiza nabwo ngomba gusenga, nkasobanuza Imana ko ari ibyanjye. Buruzi ko hari ibintu abantu bajya baduha ariko atari ibyacu. Yego, umuntu akaba yaguha ikintu rwose ari umugisha kuri wowe, ariko ugomba no gusengera kugira gute kucyakira, ukacyakirana umugisha. Yego. Ubyampaye rero, urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha, kandi umugisha mwinshi. Hanyuma tumaze kumenyera ko uza kuri kamera uzanye ibintu bifatika kandi iby'ubwenge abantu bose bagomba kumenya, cyangwa se ujya uzana mesaje Imana iba yaguhaye. Mbere ya byose manje kuwusabira umugisha, ariko nanakubaza, ese uyu munsi hari mesaje watuzaniye? Mesaje ejo ni nyinshi, mesaje ni nyinshi, ku bwanjye najyana nazitanga umunsi ku munsi. Yego. Mesaje ni nyinshi, kandi ntago izo natanze arizo mba ngaruye. Yego. Mesaje ni nyinshi rero, kuko njye mbana n'Imana kenshi, nta wundi murimo mfite nkora. Abantu ntibazagira ngo hari akandi kazi mfite. Akazi mfite ni ukuvugira Imana, ni ugusenga, n'ibyo ndangaje imbere. Rero niyo mpamvu nanjye inkurikirana ikampa buri kimwe cyose umunsi ku wundi. Urakoze cyane. Reka rero noneho twe kwizimba mu magambo, ahubwo tugusabe kugira ngo nimba ari mesaje y'ijambo ry'Imana, nimba ari mesaje yiyerekwa, noneho tuguha umwanya uduhereze mesaje Imana yaguhaye. Ahanini ijambo ry'Imana ni ngombwa. Yego. Ngo niryo tangiriro, ni naryo herezo. Yego. Sibyo se? Mesaje rero ndazifite nyinshi rwose, ndazibaha kuko ntabwo ari izanjye mba nazizanye ngo bane zo bazumve. Ariko turebere mu Batesalonike. Abatesalonike ba mbere. Yego. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 19. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbaha mesaje. Yego. Yesu akumugisha. Ntimukazimye umwuka w'Imana. Ngo ntimukazimye umwuka w'Imana. Kandi ntimugahinyure ibihanurwa. Ngo kandi ntimugahinyure ibihanurwa. Ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza. Ngo ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza. Mwirinde igisa n'ikibi cyose. Mwirinde, ngo ariko ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana iguhe umugisha aho dusomeye. Urakoze cyane. Muntu dukurikiye, ndagira ngo iri ijambo ry'Imana, hari abajya bavuga, hari abantu bajya bavuga Pascal, Yego, bakavuga ngo Imana igira amagambo.
ukumva nk'umuntu nk'umwigisha ahagaze imbere y'iteraniro ngo reka dusome ngo amagambo y'Imana ngo ari aha n'aha. Ntabwo ariko bimeze. Imana ntabwo igira amagambo, Imana igira ijambo. yego Umuntu udukurikiye rero, iri jambo ni ukuri ry'Imana, urisome uryumve, Imana amuhore guha umugisha. Reka njye muri mesaje rero, kuko mesaje ziba ari nyinshi, mba ngomba kuzibaha rero, ntarazibaha mba numva ntararuhuka. Imana ibaha umugisha. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo indirimbo zo mu gitabo musigaye muziririmba uko mwishakiye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwisubireho, muraziririmbana ubwibone, muraziririmba mu majwi atari ayazo. Hari ibintu bitera Imana agahinda. Mureke gutera Imana yanjye agahinda, mureke kumbabariza Imana yanjye, aho yankuye ndahazi, nubwo bitoroshye nubwo bigikomeye muri uru rugendo, ariko mureke kumbabariza Imana. Indirimbo zo ubwo ni ukuvuga ngo ni zo mu gitabo, indirimbo zo gushimisha Imana. Indirimbo zo gushimisha Imana, dore ni izi ndirimbo turiho tuvuga. Ni izi ndirimbo turiho tuvuga, ni indirimbo zo mu gitabo zo gushimisha Imana no mu gushimisha Imana no mu gakiza. Mu gakiza. Imana rero gakiza nizo gushimisha Imana. Ubwo ni indirimbo ni mu gitabo kimwe, mbega gutya. Mu gitabo kimwe. Imana rero yambwiye ngo mbabwire, Imana yambwiye ngo mbabwiye ngo ntago mukiririmba uko indirimbo mu majwi yazo, ahubwo musigaye muziririmba uko mwishakiye. Dusigaye tuziririmba uko twishakiye, reka nanjye nishyiremo, ariko nzi ko ntajya mpindura ijwi ry'indirimbo. Muraziririmba mugashyiramo ubwibone, mugashyiramo ibindi byinshi. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntago umurimo w'Imana ukorana ubwibone, nta nubwo umurimo w'Imana ukorana ubwirasi no kwireba no mbese ntabwo Imana ukunda ubwibone. Muziririmbe neza uko zigomba kuririmbwa, abantu bakira ubutumwa burimo. Burya ngo iyo uririmbye ngo ubusenze kabiri. Imana ibaha umugisha rero. Ubwo ni mu bahanzi bazisubiramo cyangwa ni mu abazisubiramo bakazisubiramo mu majwi atarizo, mbese baziririmba cyane ko buri ndirimbo uko yanditse ifite n'ijwi igomba kuririmbwamo naryo ryanditseho. Yego. Imana ibaha umugisha rero. Ikindi rero cya kabiri, Imana yambwiye ngo mbabwire. Amena. Amen. Ariko Imana irababaye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nta rukundo abantu tugira. Yego. Nta rukundo tugifite. Urukundo ngo rwarashize. Rukundo rwabaye ruke mu bana b'Imana, nta rukundo tukigira. Imana yambwiye ngo mwongere mugarure imitima yanyu, mugire urukundo muri mwe. Imana yambwiye ngo mwongere mwisuzume, murebe, mugarure urukundo muri mwe, kuko Imana iriho iratureba ikabona nta rukundo tugize dufite. Imana rero idushoboze kugira urukundo. Ngo dufite urukundo rukeya. Imana iduha urukundo rero uko bikwiye. Indi mesaje ya kabiri, ya gatatu. Buriya Pasika, reka nkubwire, uzi ko abana baturusha urukundo. Abana rero batoya. Bibiliya iravuga ngo ushaka ubwami bw'Imana namere nk'umwana muto. Kuko impamvu mbikubwiye ukuntu abana baturusha urukundo, ubu ngira hano igiceri cy'ijana, sinjya nkisega. Iyo ngiye gusenga, naba ngiye gutanga mesaje, naba ngiye kugira nte, urakibona iki giceri? Si igiceri cy'ijana. Ubu iki giceri nkimaranye amezi agera muri 4. Nagiye gusengera ahantu, umubyeyi yampamagaye ambwira ati ngwino nsengere. Ndagenda njya gusenga, umwana we muto yarahaguruka ngiye gutaha, arambwira ngo buretse kugenda, nari ngiye kurira moto. Yinjira mu nzu, aragaruka, araza amfumbatiza igiceri cy'ijana. Ibyishimo byarandenze, numva mbuze uko ngira.
ndaturika ndarira ndavuga inti ariko Mana iki giceri dore ni igiceri cy'ijana ngiki mwese mukirebe ndavuga inti Mana iki giceri uyu mwana mpaye yego uzamuha umugisha ibyo azifuza byose uzabimuhe yego ubaho ngiye haba mu masengesho haba mu butayu ngiye gusenga mbese uyu mwana ndamusengera kugira ngo Imana izagire ite izamukubire inshuro z'iki giceri zose ni ukuri kandi amakuru ndayafite ejo bundi mu kwa gatanu hashize Imana yarambwiye ngo kubera umugisha namusabiye Imana yarambwiye ngo igiye kuzamugira umuntu ukomeye ni ukuri nibyo ndiho mbabwira abana basigaye baturusha iki urukundo twige kugira urukundo twige kugira urukundo uyu mwana yaranshimishije cyane mba nsaba Imana ngo izagire ikintu imfashisha kuko ndumva nshaka kubonana nawe Imana ibaha umugisha rero tugomba kugira urukundo niko bikwiye niko bimeze kandi ni ngombwa abana b'Imana barangwa n'urukundo abana b'Imana barangwa no guca bugufi imbere y'abantu umwana w'Imana arangwa guca bugufi cyane kenshi indi message rero Imana yampaye Imana y'amahoro yanyeretse umugore Pascal yego hari umugore Imana yanyeretse nijoro saa 7 irankangura yego Imana ijye dukangura burya bakubwira ati kanguka nkunda kubivuga Imana irankangura rero irambwira ngo ntago ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko uwo mugore yanyeretse umugore ngo ukubitwa cyane ndetse bagafata n'ipasi bakayicomeka bakamwotsa Imana yambwiye ngo soko ibyo byose itabibona ngo iryo shuri urimo ryige neza kandi nurisoza neza Imana izakugirira neza humura ngo komera soko Imana itabibona ariko ugiye gutabarwa Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ugiye gutabarwa nubwo ibikomera ari byinshi ukuramo n'imyenda ukabibona ariko ngo Imana y'amahoro igiye kugutabara komera rero humure waba unyumva waza kumpamagara tugasengana mu izina rya Yesu komera indi message ikindi Imana yambwiye ngo dusengere hari inzu hari mu mujyi wa Kigali hano muri Nyarugenge yego mu mujyi mu murwa mukuru Imana yambwiye ngo dusengere inzu igiye gushya y'itaje inshuti zanjye mube maso dusenge birakomeye Satani arimo araduhiga kandi amakuru mfite nuko abanyarwanda dusenga pe buriya udasenga ntago Satani yaguhiga cyane mukomere rero dusenge musengere iyo nzu hatazagira abahiramo musenge cyane Imana y'amahoro tugirire uruvuze ku kintu kijyanye n'inkongi y'umuriro ese mu by'ukuri abantu nibahaguruka bagasenga Imana ntizayikingira Imana izayikingira ntago bivuze ngo ntizaba ntago bizabuza kuba izashya ariko Imana izatabara abantu barimo ni ukuri gushya byo ntibizakuraho gushya njye nkunda kubabwira nkabwira ngo ntago njye nkunda gutanga message nziza gusa kuko nzitanga uko nazihawe ntago bizabura kuba ntumbaze umwaka ntumbaze umunsi ntumbaze ukwezi wowe senga gusa senga buriya ibyiza biratinda ariko ibi bikihuta senga rero kugira ngo Imana ku mayeri ya Satani ntabwo ari we wa mbere nakire kuri kamera uvuga icyo kintu ko Satani afite amayeri 67 uwanyemerera ayo mayeri ukazayamenyesha abantu bityo abantu bakamenya uko bagomba kwirinda n'uko bagomba kwitwara yego se nabivuga none hasi cyangwa tuzabishakira undi mwanya ntacyo
tuzabishakira undi mwanya. Reka tuzabishakira undi mwanya ubidusobanurire kugira ngo tumenye uburyo dukwiye kurwanamo, kuko Satani we ahora yiteze. Ariko ndumva nabivugaho gatoya gato cyane, wenda ntabwo narenze umunota. Nta kibazo. Amayeri ya Satani rero agira ni 67. Imana ikarusha Satani 3. Aya 3 rero niho hahandi uzahura n'intambara, ukarwana bikanga, Satani akakurwanya. Ariko Satani tugomba kumenya ko nubwo arwana ariko ntabwo ari umuneshi. Imana imuneshereza muri ya yandi 3. Buriya 3 ni kenshi. Imana rero niho imuneshereza. Aribyo ndiho mbabwira ngo agira amayeri menshi. Yakoresha abahanuzi bakaza bakaguhanurira ibitari byo, yakoresha amayeri menshi akakubwira ko akugiriye neza kandi nta neza ibamo. Mu bya Satani nta cyiza kibamo, inshuti zanjye. Ndiho mbwira n'abantu bagiye kuzimu, bagiye gucisha ngo barashaka amafaranga, barashaka turano duhenda abana Satani atanga. Nkunda kubivuga kenshi, niba waragiye nushaka kugaruke kuko ibye nta gihe bimara. Ibimara igihe, ibigira iherezo ryiza, ukagira iherezo ryo kuzama ubwami bw'ijuru, nta handi ni iby'Imana. Imana ibahe umugisha rero, ibindi tuzabikomeza. Amayeri yo ni menshi, nzayababwira. Hanyuma mbere yuko uzabidusobanurira neza, ariko ukwiye no kubwira abantu uburyo bwo kwirinda. N'uyu munsi abantu bagatangira kwirinda, kuko twamaze kubona ko Satani, Bibiliya iravuga ngo uhagaze yirinda atagwa. Satani arwanya uhagaze. Ariko ni nk'igiki nyine twakora. Yewe ntabwo ndabona n'umuntu bisobanura ngo bingere ku nzumve neza, sibyo? Ku buryo na wa mwana mutoya uzi gusenga Imana ariko amenye ngo nzarwana ntya, nzakira ntya. Yena ntitugiye kuvuga ayo mayeri ya Satani, ariko si abari guhura n'ubwo bugome n'ubwo bubisha bwa Satani uyu munsi wa none badukurikiye bakora iki? Urakoze cyane. Icyambere no gusenga. Nkunda kubwira abantu gusenga. Icyambere no gusenga kandi bakizera. Bakwizera ko Imana ishoboye byose. Buriya Satani nibyo ndamubabwira, ntashoboye byose, ariko hari ibyo ashoboye kandi bitari byiza, ni bibi. Imana rero ishoboye byose, ibyiza n'ibibi. Ibi birabinesha, igashobora ibyiza. Musenge Imana rero. Nta kindi inama nabagira nuko mwasenga Imana, kandi ikindi mukarushaho cyane kugira gute kwatura. Nujya gusenga ugiye kuryama nijoro, mbabara inshuti yanjye rwose, waturira Imana. Uyaturire, uyibwire uti Imana yanjye, sinagenze neza muri iyi minsi, mperereje inyuma, icyumweru cyose gishize ndi muri ibi, ariko mbabarira unyeze untunganya aka kanya kugira ngo mbone ubwiza bwawe. Kandi mu nshuti zanjye mujye mwibuka ari amasengesho ya nijoro saa 9. Hari amasengesho ni meza, akumira abazimu n'abadayimoni. Buriya Satani igihe cya saa 9 nibwo abavuye kuzimu aje gushaka, aje kumena amaraso y'ababyeyi bariho babyara. Ari amasaha Satani burya baje kubanywa amaraso. Imana yarambwiye ngo njye mbabwira mujye musengera ya saha ya saa 9 kuko irabohora cyane. Imana ibahe umugisha rero. Message numvaga nari mfite nizo ngizo, tuzakomeza ziba ari nyinshi, ariko igihe ntago kitwemerera. Mwihangane mukomere. Nkunda gutanga nimero rero yanjye, ushaka ko dusenga, wabahuye n'ibibazo mu rugo, ndasengera ababyeyi bubatse, ndasengera abagabo bubatse, birakomeye, ariko muhumure, gutabarwa kurahari. Nimero yanjye rero ni 0782 96 97 41. Yego. 96 97 41. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereze umugisha. Nkuko bisanzwe rero, reka ngusabe kugira ngo usenge kandi usengereze message, kuko Imana ibyerekana kugira ngo ibikureho. Ari niyo nkongi y'umuriro ihagarare. Ni wowe ugomba kuba uwa mbere mu gusenga. Iyo ntizahagarara, ahubwo icyo nasenga nuko twasenga tuvuga ngo Imana ikomeze izarengera abantu bazaba bari muri iyo nzu. Yego, naho yukuba ko kwinzuka gushya ntibizakuraho. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana ishoboye byose, tuzi ko ushoboye ibintu byose. Satani nubwo arwana ntago ari umuneshi.
twizera neza ko ari wowe unesha, twizera neza ko ari wowe utabara aho rukomeye. Mwami mwiza, ndasenze, nsengeye buri umwe wese wumvishe iki kiganiro, ugiteze amatwi, muhagarareho Kristo, umurinde umurengere. Kandi Kristo, ndasenze buri umwe wese unkurikiranye ndetse n'utankurikiranye, ndakwinginze ngo wohereze abamarayika bagota ingune enye z'inzu arimo, uburinzi bwawe bumugaragareho, umugirire neza, kugireho umugisha, kandi ujye ubarinda gusitara Kristo, barinda agahinda, barinda umubabaro, barinda umubabaro. Yo haleluya, Yesu ushimwe cyane. Ijambo ryawe rirambwira ngo uwakumenye ntazakorwa n'isoni. Duhagarareho mu izina rya Yesu, uturinde kubwira ya nkongi, abazaba bari muzabarinde kuvunika, uzabarinde barengere cyane. Urakoze kuko byumvishije, niko nsenze nizeye ko bikoze, ni mu izina ryawe, amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro niguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Mukunzi wacu rero warudukurikiye, niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore share, ndetse uremerewe kwandika ibitekerezo byawe hariya muri comment, kandi uremerewe guhamagara umukozi w'Imana icyo utasobanukiwe akagusobanurira, nimba ari no kugira ngo mufatanye isengesho, mugafatanya isengesho. Nuko rero yimereye, nta magambo menshi agira araza agatambutsa message uko nyine ukuyumvise niko Imana iba yayimuhaye. Ariko birashoboka ko mwagirana ibindi bihe byiza, ndetse kandi ibihe byo gusenga Imana yo mu ijuru ikabumva. Murakoze cyane rero, Imana y'amahoro ibaho umugisha. Kandi mwibuke ko Yesu atari yaza, urupfu rwo rwaza. Urupfu rutaraza, Yesu yaza. Bityo rero ukiranuke ku gatoya no ku kanini. Mwihangane gatoya kandi ndikanura nibagiwe. Yego. Nsaba abantu bampamagara, mujye mwibuka ko inzozi mwarayemo mumbwire, nazo nzajya ndisobanura, nzajya mbasobanurira ku bijyanye n'inzozi mwaraye murose. Ushobora kuba warose inzozi mbi, ujye uzibuka uzimbwire, ari nziza uzibuka uzimbwire, nazo nzajya nkusobanurira. Yesu abaho umugisha rero, kandi ndabakunda. Imana amahoro ikomeze ibandindire, Imana ibashyigikire, ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha, kandi nawe Imana iguhereza umugisha kubw'umusanzu wawe ukomeje gutanga kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare.